Ni muzima. Nyagasani Yesu ni muzima. Turi kumwe hano twakomeje kubana nawe muri gahunda zose zagiye zitambuka. Kandi no muri aka kanya turacyari kumwe niwe tugiye kuramya mu isakramento ritagatifu ry'Ukaristiya. Yahamagaye buri wese mu izina rye. Yesu yadutumiye. Yesu yagutumiye. Yesu yadusanze mu buzima bwacu. Ushobora kwibaza uti nakoze urugendo rurerure nsanga Yesu, ariko ni Yesu wakoze rurerure agusanga. Ukaba wibona hano, uri hano, Nyagasani Yesu yagutumiye. Yatumiye abato, atumira abakuru, atumira abakambwe n'abakecuru. Yesu azi ibibazo byacu. Yesu azi amateka yaranze ubuzima bwacu. Ibyo twanyuzemo byose Yesu arabizi. Azi ibituruhije, azi ibitunanije, azi ibitugoye. Niyo mpamvu yaduhamagaye kugira ngo tuze agirire neza buri wese. Yesu rero ntarobanura ku butoni, ntareba isura, ntareba indeshyo, ntareba umukene, ntareba umukire. Oya, twese adusanganiza impuhwe ze, kuko twese twacungujwe amaraso y'igiciro akomeye ya Yesu Kristo, kandi akaturebana amaso y'impuhwe. Birashoboka yenda ko waje ushaka gutegwa amatwi bikaba bitashobotse. Uyu ni umwanya wo kugira ngo Yesu akwitegera amatwi by'umwihariko, kandi yakomeje kukumva. Iyo nzira yose utangira kwitegura ni Yesu wagutumiraga. Yarakumvaga, amaganya yawe yarayumvaga, ibibazo wamubwiraga yarayumvaga, ndetse n'amarira yawe yarayabonye. Uyu munsi Yesu yaguhamagaye kugira ngo agukize, kugira ngo aguhoze, kugira ngo akomore. Ni nyir'ububasha, afite ububasha. Kadusangire ijambo ry'Imana riri mu Ivanjili yanditswe na Luka, umutwe wa 7 kuva ku murongo wa 11 kugera ku murongo wa 16. Yesu azura umwana w'umupfakazi w'i Nayini. Yesu arakomeza ajya mu mujyi witwa Nayini. Abigishwa be n'abandi benshi baramukurikira. Ngo agere hafi y'irembo ry'umujyi, ahura n'abahetse umurambo bajya guhamba umuhungu w'ikinege, nyina akaba yari umupfakazi. Kandi abantu benshi bo muri uwo mujyi bari bamuherekeje. Nyagasani amubonye amugirira impuhwe, aramubwira ati wirira. Nuko yegera ikiriba agikoraho, abari bagihetse barahagarara. Aravuga ati wa musore we, ndabigutegetse haguruka. Nuko wari wapfuye areguka, aricara, atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Bose ubwoba burabataha, basingiza Imana bavuga bati umuhanuzi ukomeye yaduturutsemo, kandi Imana yasuye umuryango wayo. Iyo muri sakara muri Yudeya yose no mu gihugu cyose kimikikije. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Imana yasuye umuryango wacu. Imana yasuye umuryango wayo. Ni Imana ifite ububasha, ni Imana izura mu wapfuye, ni Imana ifite impuhwe muri wese. Mu gitambo cya misa Padiri yabigarutseho igihe yatwigishaga, avuga ati Yesu ntabwo yishima igihe uri ufite ibibazo. Yesu ntanezezwa no kubona urira, no kubona wapfushije, no
kubona amadeni yakurengeye, no kubona ubushomeri bukumereye nabi. Ntashimishwa no kubona ufite ubukene bukabije. Ntashimishwa no kubona uhora uniha kubera uburwayi bukomeye uhorana nabwo. Ntashimishwa no kubona utagira icumbi. Yesu ni nyir'impuhwe. Ashimishwa no kubona dufite amahoro, tunezerewe, dusimbuka, turi bazima, dukina. Ntashimishwa no kubona ibyaha byaraduheranye. Yazanywe n'abarwayi, yazanywe n'abanyabyaha, yazanywe n'abanyabyago, yazanywe n'abanyabibazo n'abanyamibabaro, kugira ngo aduhumurize, adukize, aduhindure, atwomore, atwunge, adusubize, aduhe ubuzima. Kristo Yesu akozwe. Ese we muri abo bose uri mu kihe gice? Ese urarizwa n'iki? Urarizwa kutagira urubyaro? Urarizwa kutabonye umuhamagaro? Urarizwa no kutagira akazi? Urarizwa no kuhora upfusha? Urarizwa no kubibazo wumva byarakurenze, ubukene bukabije? Urarizwa n'iki? Niki kikubujije amahoro? Niki kiguhangayikishije? Niki gituma uhora wijujuta? Nyagasani Yesu, nk'uko yabwiye uriya mupfakazi ati wirira, iryo jambo nawe ararikubwiye. Wirira, humura. Yaje kuduhanagura amarira ku maso uyu munsi abari bafite agahinda. Mu isengesho ntutinye kumutura amarira yawe, ntutinye kumuborogera. Genda wabuza kuririra, wabuze uburirira, kuko abo waririye barakunyeze, abo watakiye bakumviye ubusa. Uyu munsi utakire Nyagasani. Nibavuga bati nimutere hejuru, mutakambire Imana, muyisabe icyo mushaka, muyibwire ikibababaje, ntutinye, utere hejuru, wumve ko Imana iri kukumva, iri iruhande rwawe kandi igufitiye impuhwe. Wumve ko Imana iri kumwe nawe, ayo marira yakurenze iri kuguhoza, iri kuguhanagura, kugira ngo utazongera kurira ukundi. Wumve ko Imana ihari, iri kwakira ibyo bibazo byawe kandi ikungahaye ku bisubizo ku bibazo bitandukanye twayizaniye. Ntutinye no gufata aho urwaye ngo uyereke ububabare bwawe. Yesu ari kukubwira ngo humura, komera, ibyawe ndabizi. Yaguye n'abo bantu bari bahetse ikiriba. Ntabwo umupfakazi yari azi ko bari buhure. Ntabwo yigeze atera hejuru ngo Nyagasani banguka unzurire umwana. Yesu yaramubonye, amugirira impuhwe. Yesu agufitiye impuhwe. Yesu yarakubonye, akugirira impuhwe. Niyo mpamvu uyu munsi uri hano. Akugirira impuhwe kuko wagiye kure ye. Akugirira impuhwe kubera ko wayobotse abapfumu, kubera ibibazo wahuye nabyo. Nyagasani yakugiriye impuhwe, uyu munsi yaguhamagaye kugira ngo akuvane aho hantu, kugira ngo aguhe amahoro, kugira ngo aguhe ubuzima. Niyo watunga iby'isi yose ariko udafite Imana, byakumarira iki? Yaguhamagaye ngo umubone mu buzima bwawe, umubone mu rugo rwawe. Ibyo wumva byakunanije, uwo mugabo wumva wakuruhije, uwo mwana ukuruhije, uwo mugore ukuruhije, Nyagasani yaje iwawe. Yaje iwawe nk'uko babitubwira. Yaje mu buzima bwawe, yaje mu mateka y'urugo rwawe, yaje ngo umwakire, bityo agufashe guheka ibyo byose. Ubibonemo Yesu. Nubibonamo Yesu, uzaba watangiye kwakira umukiro we. Muri iri sengesho rero tugiye guturira abacu, tugiye kwiturira kandi duturira abari hirya no hino turi kumwe. Muri iri sengesho twumve ko Nyagasani ahari, kandi twumve ko abera hose icyarimwe. N'abatari hano Nyagasani arabumva, n'abari mu mahanga hose Nyagasani arabumva. Ni Imana iba hose, ni Imana iri iruhande rwacu. N'abari kure ntibayirebe nk'Imana iri kure,
ngo bumve ko Imana iri kure yabo. Oya, bahumure, Imana iri iruhande rwabo. Impuhwe z'Imana ziri kumwe nabo kandi ziteguye kugirira neza buri wese. Twese rero muri aka kanya tugiye guhaguruka, ababibasha barapfukama. Yesu natangira gutambagira, nubishobora ukomeze upfukame. Dukomeze dupfukamire Nyagasani, tutakambira Imana, tuyibwire ikiri ku mutima, turirire Imana yacu. Ibyo bikuboshye ntutinye kubivuga, ibyo wambaye ntutinye kubirekura. Wumve ko uyu munsi ni umunsi wo guhura n'Imana kandi utazagaruka mu mateka y'ubuzima bwawe. Niyo ubutaha wagaruka ntabwo uzaza n'uyu munsi. Ngo nimwumve ijwi rye ntunangire umutima, tureke Yesu atwigarurire. Afite ibyo dukeneye, aratwumva, kandi icyamuzanye ni ukuduhuza, ni ukuduhumuriza, ni ukuduha amahoro, ni ukudukomeza, ni ukuduha ibyo dukeneye mu buzima bwacu. Nimuhaguruke tumwakire, ababishoboye bapfukame, duce bugufi imbere ye.